igisubizo ariko byibuze abantu bakaba naho ibi ngibi byose byitwa kwigaragaza mugerageze kugira ngo hasubiranwe ejo rwose habe hasubiranwe naho ubundi byaba ari ikibazo gikomeye biri busaba umwanya kuko bica muri process ya body ariko ntabwo ndi butuma abaturage bakomeza bapfa ntabwo ari turabikora ariko ntabwo biri buze kubona hejuru. Iki gisa n'imyigaragambyo yakozwe n'umuryango utegamiye kuri leta wa ARCT Ruhuka. Abaturage baturiye uyu muhanda bari basanzwe bawukoresha umunsi kundi bavuga ko ari agahomamunwa kuri bo ngo kubera yuko uyu muhanda wari umaze igihe kingana n'imyaka isaga 20 bawukoresha kugeza ubwo bishatsemo ubushobozi bagashyiramo laterite ngo mu gihe bari biteguye gushyiramo umuhanda wa kaburimbo. Kuri uyu wa mbere w'iki cyumweru tariki 31 z'ukwezi kwa karindwi ngo baje gutungurwa nuko uyu muryango wa ARCT Ruhuka umuzamu wayo yaje ashoreye imodoka ya Caterpillar cyangwa se imashini ifite plaque LAD 511S ikifashishwa mu gukata ibyobo bibiri bica mu uyu muhanda kabiri. Ikatwa ry'umuhanda turifata nkaho ari ubuhemu bukabije kuko abaturage bangana gutya bose kubabuza gutaha iwabo ntabwo byumvikana. Habaye hari ikibazo cyagombye kuba hari izindi nzira cyanyuramo kigakemuka. Twebwe rero icyifuzo cyacu uko bimeze uko ntabwo nuko twagira uburyo dutaha tukagera iwacu n'uburyo tuhava tujya mu kazi. Twebwe abaturage nitwe twiteranyije dufatanya dushakashaka ubushobozi bwo gukora uyu muhanda kuko twese twatunguwe no gusanga hakase. Gusa amakuru hari nuko ejo habonetse imashini ishorewe n'umuzamu wo muri ARCT Ruhuka, ubwo tukumva ko ari ARCT Ruhuka yawukase. Ubundi nta muntu yimana inzira uko byagenda kose, cyane cyane ko uyu muhanda tumaze imyaka myinshi tuwugendamo. Genza ko turi hano natuye muri 2012 nasanze umuhanda ari nyabagendwa. Haba natunguwe rero n'ukuntu mu kanya gato nkaka umuhanda bagira gutya bakawuca nta n'ikibazo twamenyeshejwe ngo tumenye ngo bimeze gute. Tugiye itekerezo cyo kugira ngo tuwukore neza tube twanazawushyiramo na kaburimbo duterateranya amafaranga. Twahanye amafaranga tuvuga ko yenda uzahagara hamwe nka 70. Twatunguwe no kubona imashini iri ukatamo kabiri, twibaza impamvu ndetse nuko tunataha kare twatashye kare hakibona abeshi bari bunagwemo kuko nta n'ikimenyetso cyuko bawukase bigeze basiga bahashyize. Gahunda yacu twakuko yatushyizemo kaburimbo ariko twagiye kubona tubona haje imashini abakozi bakorera duhamagara ati ko umuhanda bawuciyemo kare bigenze biti. Twabajije badusobanura ko ngo hari ARCT Ruhuka yavuze ngo umuhanda ngo unyura mu kibanza cyabo ngo batarishyuwe n'ababariye ngo bagomba kucamo kabiri ntago bemera ko uhanyura. Twebwe twaguze ibibanza hano nge nkange mpamaze imyaka 12. Nahaguze hari umuhanda tuwukoresha umuhanda kuba ngo maze imyaka 12 nkukoresha ngugendamo. Sinigeze amenyeshwa niba habatarishyuwe cyangwa barishyuwe. N'imibare yo kuba barumvikanye bakababarira ntago twigeze tubimenyeshwa. Twabonye gusabaza bakata umuhanda bavuga ntago bishyuwe. Nagoboka rishinzwe kubabarira. Mwaguze na? Twaguze nagoboka. Goboka ni ishyirahamwe ryashinzwe kw'expoporia abari batuye uyu musozi yangiza bagakata mu bibanza bakabigurisha abaturage. Ari nacyo cyatumye hari umwe mu baturage wari utashye ari ku igare akashinga ubwampene akangirika bikomeye cyane ku buryo ubwo twahuraga nawe avuye kwipfukisha kwa muganga yavuze ko abakozi bakagombye kubiryozwa. Nitwa Munyeshyaka Vedaste. Nari mvuye mu kazi ntashye. Ukora iki? Nkora akazi k'izamu. Nari ntashye hano ntabwo nenzi niba hacukuye cyangwa badacukuye. Nisanzemo nagezemo hano mu iki kinogo. Ndapfutse umutwe wose nyine uko mubibona ndanadoze. Ndabara ahantu mu ngingo hano mu mbavu hano ku rutugu n'ibyo ngibyo. Nagendaga n'igare. Ndi gutaha nyine mfite igare ni utavarendeka ntanjye mugere mu rugo. Nuko nsanga nyine naguyemo hano. Cyifuzo rero nanjye byaba byiza kuko bashakishije kuko ibintu nk'ibi bibaye umuhanda baba waciyemo kabiri bashyira ibimenyetso ariko nta byari biriho kuko iyo yezo kuba biriho ntago umuntu yagakoza agasida nk'iyi. Nibaza rero leta rero yabikurikirana biba bishoboka. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'uyu murenge wa Kimironko Umuhoza Rwabukumba ari kumwe n'itsinda rigari ry'abayobozi muri uyu murenge yaje kugeraho iki kibazo cyabereye
avuga ko ibyabaye bidakwiye. Nibyo koko iki kibazo cyabaye bakitumenyesheje, turahageze, turi kuri terrain turimo turakireba, ariko bigaragara yuko ari igikorwa cyakozwe mu buryo butari bwo, kuko niba hari n'ikibazo cy'uko bacishije umuhanda mu butaka bwa RCT Ruhuka batababwiye, kuko yari amakosa, ariko ntabwo byagombye gukemurwa n'andi makosa, kuko RCT Ruhuka yakoze igikorwa itakabaye ikora nk'umuryango uzi uburenganzira bw'ikiremwamuntu, utakabaye mu by'ukuri ukora ibyo, cyane yuko tunahari kandi njye ubwanjye nabonanye n'abayobozi babo. Umwe mu bayobozi muri board yaje turabonana twumvikana yuko bagiye gukorana ibiganiro na ba nyiri gukora umuhanda ari wo baturanye, bakareba aho bahuriza kugira ngo umuhanda wabo ube safe, bakomeze bawukore koko ko bawutangaho amafaranga. Ntabwo rero yigeze agaruka ngo ambwire cyangwa mpamagara ambwire yuko babonanye cyangwa se batabonanye cyangwa se bambwire ngo bigeze aha. Nagiye kumva gusa nimugora numva ngo baciye umuhanda. Ntabwo ari igikorwa bagombye gukora batya. Icyo ndi busabe nkuko twatubivuganye n'umunyamabanga w'ibikorwa RCT Ruhuka babisubiranye uko byari bimeze, kugira ngo abaturage bakomeze bagukoreshe mu gihe cy'umuriro gitaha ku wa 4 bazahura nabo n'abahagarariye abaturage kugira ngo bagire icyo bumvikana kuri uyu muhanda baciye mu butaka bwabo. Igikorwa nk'iki gifatwa nko kwigomeka mu gihe ubuyobozi buhari, binaniranye bica mu nzego z'ubuyobozi, bigakorwa nk'umuryango nk'uyu, birasigirira ihe somo umuturage wo hasi. Noneho ku bijyanye no kuba bwo hari izindi ngamba zo kuba bafatirwa igihano, bihagaze bite? Icyo turi bukore, kuko twabicishije mu nzira y'ibiganiro, turabasaba yuko baba bahashubiranyije kugera ejo bagomba kuba basubiranije. Ubwo hadasubiranye nibwo abantu batekereza ikindi, niko ntekereza, kuko cyihutirwa ibiganiro kugira ngo umuhanda bawumvikaneho. Twabijyanisha mu rwego rw'imiganiro tukareba yuko icyo twumvikanye ko ejo uzakorwa, ubwo ejo ubaye udakoze turakomeza tubikurikirane, ubaye udasubiranywe, ubwo icyo ngicyo nicyo noneho dushobora kuba twafata indi option. Hari umwana w'umuzamu wahaguye arakomereka bikomeye ku buryo umutwe wose udoze, avuga ko yari umuzamu, nta bushobozi bwo kwivuza. Twagiye gukorwa iki kugira ngo uyu mwana waguyemo n'igare, ubwo bawucaga ntibashyizeho ibirango ku muhanda uciye, ubwo uyu mwana agiye gufashwa iki? Icyo mwana koko nko mubivuze nyumvise aha ngaha, ariko ubwo ngiye kuganira nabo niba batashyizeho ibirango koko ntibinahari, ni ukuvuga ngo ngomba kuba responsible accident yose igomba kubera muri uyu muhanda, cyane yuko aribo bahatemye. Ubwo tugiye kubivugana nabo, ko biri kose ni bamwe muri mu bagomba gufata ibyemezo by'iwabo, tugiye kwivugana nabo barebe icyo bashobora kuba bafasha umuturage, kuko umuturage yaguye mu kintu atatekerezaga, cyane yuko bitanamureba kuba ari ahabo cyangwa atari ahabo, we yacaga mu muhanda. Ariko kuba yaguyemo nta n'ibirango bashyizeho, ubundi iyo uciye ikintu cyobo mu muhanda ushyiraho ikirango kugira ngo buri wese uhageze amenye yuko hariho ikibazo. Tugiye kuvugana nabo kugira ngo twumve kuri iyo case, kuko yumvise aka kanya ntabwo nari nyizi, ariko ngiye kumvikana nabo numve icyo dushobora kuba twafasha umuturage. Ubuhe butumwa mwagenera sosiyete nyarwanda cyangwa se abaturage ba Kimironko by'umwihariko, kugira ngo hatazagira undi wifatira icyemezo mu gihe byakagombye kujya mu buyobozi? Murakoze. Hari ibikorwa byinshi birimo bikorwa, cyane cyane by'imihanda. Ubuyobozi turahari kugira ngo tubafashe. Uwo ari we wese watwitabaza, ari abaturage barimo gukora izo initiative, ari ba nyir'ubwite, ba nyir'ubwo butaka, mu by'ukuri turahari kubw'iyo mpamvu. Nta mpamvu yo kwifatira icyemezo, nta mpamvu yo kugira ngo ugire abo uhutaza, cyane yuko inzira y'amahoro ibihari kugira ngo abantu bumvikane. Niba ufite uburenganzira aho hantu, ariko nabo bafite icyo barimo bakora kandi nabo gifitiye akamaro muri rusange. Numva rero tuhari ku butumwa nuko hatari hakwiye kuba gukora reactions nk'izi turimo tubona hano, kuko turahari kugira ngo tubiganire cyangwa kugira ngo tubahuze, noneho hakavamo igisubizo kimwe gishobora kuba cyababera bose, kurusha uko umwe yajya kwifatira imyanzuro undi akifatira imyanzuro, kandi duhari kubw'iyo mpamvu. Abatoni Jeanne, umunyamabanga nshingwabikorwa w'uyu muryango, mu ijwi rye rero yavuze ko ntacyo ashaka kuvugana n'itangazamakuru ku bijyanye n'iyi myigaragambyo cyangwa se iki cyemezo kigayitse cyo gucamo umuhanda mo kabiri, ngo kubera yuko batarabarirwa kandi umuhanda waranyuze mu butaka bw'umuryango.
byabara bisa n'agahomamunwa mu gihe badusaba kubungabunga ibikorwa remezo ndetse n'abaturage bagasaba uruhare rwa leta mu kubagezaho ibikorwa remezo kuba hari abaturage bashobora kwishakamo igisubizo nk'iki abandi bakacyangiza kubw'inyungu zabo mu gihe baba bashaka ubwishyu hakabaye hiyambazwa ubutabera mugani w'abo baturage. BTN TV mu murenge wa Kimironko mu karere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali, Ndindahiro Valence Papi.